Imana nibikunda amena ni Imana umuntu ugenda agongesha ivarisi n'ibyo. Nga umushyitsi utunguranye. Ayiva uraje umbone. Turaje tubane muri iyi nzu. N'umwana sinkimukeneye ibyo wigize. Aho wahereye ngiye ndaje nyicare musase yombi utunga abagore babiri. Dore aho nakwingingiye. Ubu nta mikino ihari. Turi abagore babiri baradutungira muri iyi nzu. Ahubwo no kuvuga ngo ushaka ko mu bantu ntabwo ugikeneye umwana wowe. Ayiva witonde. Ayiva wijya kurwana nawe. Ayiva iyi nzu turayibanamo. Iyi nzu wijya turayibanamo. kurwana nawe. Wijya kurwana nawe. Turayibanamo iyi nzu. ase mana ubundi ufite icyo Uradutunga turi abagore babiri. Nyine Narakwinginze bihagije. ufite icyo kibazo. Mvira kuri varizi. ufite icyo kibazo Byose nabizanye Ufite umunsi ikihe ni kibazo? iwawe. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV Show, nongeye kubasuhuza ndetse mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tuba mubana natwe umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, nizere ko mumeze neza by'umwihariko ndashimira wowe wakoze subscribe ndetse ntawandika comment, ndashimira cyane kuba mudukurikira ndetse no kwandika comment n'inkunga ikomeye cyane. Turi kumwe na Ivan, harya ni papa nde? Nibutsa akunda kukibagira akazina k'uko uyu mukobwa. Ubanyita papa Karabo ariko Karabo. hari n'abazi papa Blessing. Papa Blessing, papa Karabo, papa Keza. Yitwa Karabo Keza Joyce. Karabo papaye. Burya uri umusirimu. Amakuru y'iminsi rero. Ni ibisanzwe. Papa Karabo cyangwa papa Blessing cyangwa papa Keza twamusuye. Ngewe nongeye kugaruka muri uyu muryango kugira ngo nyine twumve ndebe uko mumeze. Urabizi ufite ibibazo muri iyi minsi. Niyo mpamvu nshaka gukomeza nagarutse ngo ndebe uko umeze. Tuba dushaka no kumenya amakuru niba hari ukoroherwa, niba hari ikindi kijya mbere nyine, niba nta mpinduka. Mumeze muti? Shani by'iki gihe nyine ubona nka madamu yagiye ntabwo nzahari. Mana yanjye ko hariho izuba n'ivumbi aba yagiye. Sheri ciceka mama Arakangutse. Ubu Keza yabaye inkumi niwe usigaye uri mama. Yamwishe. Ubu niwe mama w'umwana. Ndareba yamwishe turamufatanya. Njya kureba ikiraka gasigara mureba. Sigaye uzi guheka. None se yagira ati Muraho rero inanga. sha nyine wagira ute? Ntacyo mubaye. Sawa nyine we ni wowe bibona. Ese ubwo nkubwire ko Twarashize. ntacyo mubaye, ndabona mumeze neza nyine mwariye twebwe imbere kiri. twashizemo. Nyine ariko inyuma ntibibona. Ntabwo bigaragara. Nira. Ngabiri n'imbere. Nira. No kuri nyuma mumeze neza pe. Tumeze neza urabona umwana mara wasanga no mu nda byanze. Amata se nyine sanga. Amata araboneka. Ariko Ivan nawe ntugakabye. Birisereke reka nkubwire. None nsigaye njya gusaba akazi bakambwira ngo gusa ushaka akazi ubwo se wakora kazi bakakanyima. Abantu benshi nsigaye njya gushaka akazi abantu bakakanyima. Bakwimira iki se? Niyo Nambaraga ufite utabasha. nambaraga hari cyangwa bakabona ntakora ubuyede kubera ikibazo cya myopi. Rero ahari umuntu babona wambaye rinete babumva ko ahari yakize. Nete n'ubumuga. Abantu benshi rero niko babyumva. Abantu benshi Nete se n'ukumugara nambo. birisereye aha nk'ubu ejo bundi kuwa gatanu nagiye gusaba ahantu akazi. Bambwira ngo uje gusaba akazi cyangwa uje gutanga akazi. Ngo none bahamagara ngo dore ngo uje kugusimbura. Barimo bahamagara Gapita. Baranseka isoni zarankoze mbura ikintu nkora. Ibintu biranca. Oya sinzi kereka Imana inyije rinete Imana ikankiza amaso. Amaso ntago abantu bose babagwa amaso ni benshi mu gihugu kandi babaho. None se ubwo wavuga ntago bagwa akazi rero akazi k'imbaraga ntago bakaguha. Baba bazi ko umuntu ufite rinete nyine akora mu biro akora ahantu hafatika heza. Ndajyana y'ikise. None se uko nta bushobozi mfite bwo gukora mu biro pe. Bakwimakaza ngo uri mu biro bari kubikwifuza. N'ibyo ubukomisiyoneri nakoze byabyaye ibibazo ndafungwa mpita mbireka. None nabyo nabisubiye musanga abakiriya baragiye nta mukiriya mbona. Upfa kuba genda nibyo ari igihe bibura yenda napfa kubona inombe akantu nombera uyu mwana nkapfa kumuha. Urumva ko yanariye imburagihe. Niko bimeze. Kurundi ruhande
uriya mugore wagiye umbabara ntubimbwire koko njye ntabwo mba nshaka no kumwumva biri seriye dore amaze iminsi amena umutwe amamagara ariko ni mwari mubiteye ntabwo umuntu ushyushye njye iyo umuntu akoze ibintu nka biriya nzi ko ari wateje ikibazo ni ukuri ke mwe impamvu mumeze neza ni uko atari mwe biriho gifite imbaraga byataragwa cyakinyisha ahubwo hari ahantu yanize ahantu yafashe umupira ndavana ubundi nabigiriyemo iki nitangira ubwoba ariko natinye ko ubundi gukubita umugore usibye no gukubita umugore no gukubita umuntu wese si byiza buriya kurwana si byiza gusa nuko kamere dutanga imbere satana duteza kamere ugasanga kamere y'umujinya y'uburakari iraje ariko ubundi kurwana si byiza si n'umuco w'abanyarwanda si umugore ni umuntu wese njyewe ubu mba ndi kugerageza wenda kubaba hafi ariko nanone ntabwo ndi leta ngo ndabakemurira ikibazo byibura umuntu aba ari gukora igishoboka twumva ko twabunga suzi ko n'umugore n'umugabo iyo bananiranywe ubuyobozi bubunga ariko kereka ngo utume ni ukuri kandi ibintu nkunda kubigutuma reba uyu nguyu yavuye mu ishuri ibyari ngombwa no kurera murumuna we puresingi namukuye mu ishuri kubera kubura ubushobozi bwo kumurihira noneho akubitiramo n'ibi by'uriya mugore njya kumucumbikisha nawe ubwawe nakubeshye sinakubwira ahantu ari kuko ntabwo nshaka ko bamenya ahantu ari nawe nubwo ubona uri inshuti uri umuvandimwe iki sinakubwira ahantu ari nagiye kumucumbikisha yenda we aho acumbikiwe arajye bari bambwiye ngo nzajya mbaha ngo aho namujyanye ngo nzajya mbaha amafaranga 25 ngo ku kwezi byo kumugaburira abwana nta kibazo ukwezi nawe ukorasha nigushira nzajya nyabaha ariko buri umuntu ntabwo yakirukana umwana kuba baramufashe amina kuko nyene numvaga uko kwezi kuzajya gushira yenda narabonye ahandi shobora kumujyana niba yenda bashaka ibyo kumutunga nkaba nabushobozi mfite bwo kubaha ariko yenda ukwezi kuzajya gushira narabonye ahandi mushyira ni umuntu twahuye nta n'ibintu birenze nta bintu birenze ni umuntu twahuye pe imana nibikunda amena umushyitsi utunguranye ayiva uraje umbone turaje tubane muri iyi nzu n'umwana sinkimukeneye ibyo wigize aho wahereye ngiye ndaje nyicare musase yombi utunga abagore babiri dore aho nakwingingiye ubu nta mikino ihari uraho wicaye watimaje aho nahereye nkwinginga uraje umbone ubu ngiye kukwereka uwo Esther ndiwe ubu nta mikino iri aha none se kandi wowe umva ibyo uvuga byose ke ubu ibintu by'imikino nabirambitse hasi ni njye nawe tugiye kuyibanamo abagore babiri n'umugabo umwe ubundi ubone Esther muri iyi nzu iyi ntago ndi bwisoke ubu ufite muri ruhare n'umwana umwiborere sinyi nyine ufite muri ruhare ibyo ngibyo ntibindeba nyine ufite muri ruhare ibyo ntibindeba suzi iki inshuro nasuhuje zirahagije ubu nta mikino ngifitanye nawe umwana sinkimushaka ahubwo nta kuntu wansohokera mu nzu ntayo nsohokamo ubu ndaje nkwereke ko Esther ndiwe dore aho nahereye nkwinginga waramenyereye sha waramenyereye umva mubwire bivuze ko nta no gusubiza nyine varize wapakiye mbese musuhuza mubaza iki musuhuza wapakiye byose nta kumusuhuza ubu nta mikino ngifitanye nawe naza dutunge ako mwana ngiye mfite ikibazo hajya ngushaka ngo kuzaho ukuboko kwanjye ngwino dutunge turi dore ukuboko kwanjye ushaka ngo kuzaho kandi ikibazo ngukojeho nibura umugabo ngaho byaba bikurutaho nkubita ngaho nkubita ngaho nkubita uradutunga turi abagore babiri inzu sinyisohoka mubaza iki aho namwingingiye ngo turi abagore babiri uradutungira muri iyi nzu ahubwo no kuvuga ngo ushaka ko mu bantu ntabwo ugikeneye umwana wowe ayiva witonde ayiva wijya kurwana nawe ayiva iyi nzu turayibanamo wijya kurwana nawe turayibanamo inzu asemana ubundi ufite icyo uradutunga turi abagore babiri narakwinginze bihagije nta kibazo mfite mvira kuri varize byose nabizanye umunsi ni mugiye wawe
nyine ufite ikihe kibazo? nta kibazo mfite, nta kibazo mfite. Ivan, Uradutunga turi abagore babiri. nyine ushaka kurwana nawe? Ushaka kurwana nawe? Ariko Ivan ufite ikihe kibazo ari wowe? Ivan wamuretse uri kugira ngo murwane nawe, urumva murwana n'umugore. Umva mubwire ke Nese mwavire mu rugo. Sinyisohokamo, ntayo Nyine nsohoka. ngewe sinishyuye Najenje. ikibazo se yishyuye inzu. Najenje. None se uje gukora iki? Narakwinginze ngo umwana waramunyimye. Inshuro nakwinginze ni nyinshi zirahagije. Nge nta mwanya ngifite wo kwirwa ngutaho. Umwana wande Ndaje turi babiri. ubwo wabuze aho uba, wararaye none biranze, ubuze undi wongera kukubaza izina, none ubwo urimo uraza wirukanka. Ubu isi yakwakiye, ubuze ahantu uba bakwirukanye ahantu wabaga. Isi nyakira. Zibase. Uraje umbone. Oya, ikibazo ntabwo ari uguhindura isura. Uba ahantu kabaga bakirukanye. Bamajije kumwirukana abuze nyine uko abigenza. None urimo uraza wirukanka. Uraje umbone. Uraje umunsi. Umva mubwire mana, ugomba gusohoka hano kubi no kubwiza. Ntaho ndi gusohoke, uradutunga turi abagore babiri. Ahubwo ikibazo ndi kwibaza, umva ratayisaka. Ariko ikibazo ubundi ushaka ko bamfunga, ushaka ko bigenda bite? Bagufunga bimarira iki? None se ubundi ufitiye Kimura ikibazo gahunda? Nyine ufitiye misi. Nakubundi Nyine nabihinduye. ufitiye misi. Ni ukubana nawe ubu ngubu. Ariko ibintu mbaza ni ibiki? Ubu ni ukudutunga turi abagore babiri ntabwo. Uyu mwanzuro wo kuvuga ngo urazinduje kwa Ivan utekerejeho, uratekereza usanga niwo mwanzuro wanyu ushoboka, n'icyo gishoboka cyane rwose. Umwanzuro nawe utekerejeho bihagije. Ivan nta kindi kimukwiye. kuba bitekereje ko kutabimutekereje cyo ngo mu biganiro uyu ni Ubuse umuntu urabona kiriya kitarwaye mu bwonko. Ugishwa inama. Nyine urabona kiriya kitarwaye mu Inshuro bwonko. twazanye kumureba ntuzizi. byibura wenda Ibyo Nyine urabona atarwaye mu twaganiriye bwonko se. ntubizi. Urabona uyu nguyu atarwaye mu bwonko. ntabwo mbizi. Urabona atari umusazi n'umukuzi. Niba ndwaye mu bwonko utuvuze uwa babiri. Ariko inzu sinyivamo. None niyo mpamvu Ntabwo wabikoze. Ariko urabona bya bintu nakubwiye. Urabona ko Ntayo mvuga ibintu ntusohokemo. mfite gihamya. Uyu yabikoze kugira ngo azakunde aze hano. Mwe nta nubwo mwari muzikata. Ibyo urimo uravuganya ntabyo nzi. aze hano Ivan aze hano mu buhembo. Nyine ubwo yari azi ko ubwo yari azi ko namara kubikora nzamumisimbuza. Inshuti yanjye ariko nakubwiye. yavuze ko atagukunda. None se niba atankundaje gukora iki? Ubu nawe urabyina ko atankunda. tubwira impamvu uje wamugana. Niba atankunda. Ngewe ikintu kinzanya. Ivan namwinginze kenshi ngo mu mwana wanjye aramunyimye. Urumva? Ubwo rero nakenyera akomeze duhangane. Umva mubwire inshuti yanjye. Iyi nzu turayibana. ariko urabuje ku ngufu. Umva nyine mubwire. Winunga intoki. Aza se araza he? Araza hano niwe. Araza hano niwe nyine. akavuga ko ari umugabo we. Aiva tuza turubanemo dutunge turi abagore babiri. Nyine ngura muzezerano. Wa muganesta ntabwo mwasezeranye kandi abana nuwo Kuba tutarasezeranye kuki atampa umwana wanjye bizi neza ko tutasezeranye. Ubona sezerano hari niba imbere ni indaya y'amategeko n'imbere wandaye y'Imana. ntabwo nigize indaya niwe wangizeyo. Ngese nigize indaya. Ako Aiva bite byawe. Mwana reka mubwise. Kandi Aiva turarwana. None urumva waje. Ha. Ariko uyu nguyu ikibazo mani yaje. Aiva ni wakoroheje. kubizi wamuretse. Aiva wakoroheje. Messi aje hano gukora iki? Ibyo bimubaze. Oroshya. Nawe Niba ushaka ko dukemura ikibazo oroshya wicare tubiganireho. Mbwira ikintu ushaka. ubona gukirana nawe nibyo birimo Mahano ufite. Urumva azagarukira he? Nyine ushaka iki? Turabana muri uru rugo. Rwanda. Cyo nagusabye Rwanda waradye enye. wawe n'umugore wawe nanjye. Icyambere nk'iki ntabwo cyashobora no kukodeshereza inzu. nuko yabuze haba none. None se aje hano kubera. Iminsi ishize se nabagaye. Wabagaye se urabona wari ufite aho uba wowe. Harya ubwo Okay. Ubona umeze ubaye neza, mbere, uba mu ubaye nzu. wa Nta kabiri, kibazo. ubaye wa kane. Nashaka ngira uwa 15 ariko turarubana. Ntabyo boye. Wafashe umwanzuro nakuwe. Umwanzuro nawufashe ke dore aho nahereye. Hari igihe Yantesheje akazi nari mfite. Uzi ukuntu wampamagaye. Nkaza mu Rwanda niviriye mu kazi. Jya kwa Kristo Bigatuma guhamagara. ntarasubirayo. Nyine jya kwa Kristo Kubera guhamagara. guhora Njye se nigeze guhamagara. Nyine ngiye naraguhamagaye. Kumuhamagara ni ikibazo. Ubwo oya ubwo arazi iwawe kuko waramuhamagaye. Noneho ubwo kurikira Keza mujyane. Keza ndagiwe Oya, gukora iki? umva mubwire. Keza nta mwana wanjye Yaje. afite. Wowe waramuhamagaye. Nta mwana wanjye afite. None ubwo ni waramuhamagaye. Reka ze mujyane. Tujyane. Uwakuhamagaye. Tujyane. Njye naraguhamagaye se. Tujyane. Nyine njye naraguhamagaye. Ajya kumpamagara se wabigizemo uruhare. Keza nimero yanjye yarayigiraga. Keza nimero yanjye yarayigiraga.
yaje kubw'ikibazo cy'umwana na musaze bavuga ngo ko wariye amafaranga yiwe tuza turubanemo kenyera ukomeze amafaranga nari Nise maragwaye. Uraje mbone. Niyo mvuga ko utayeriye. Wewe ntabwo nifuza no kubona amaso yanjye. Sohoka niba udashaka kumbura. Sohoka njyaye. Sohoka ujye hanze. Ariko uziko n'umugore nashatse atabimbwiye. Ibyo ntago bindeba. Umugore nashatse ntago bindeba. Ubu nta miyaga. Niwe muntu yenda twagana. Abona kwingingiye birahagije. Kandi turi mu kibazo cy'umudamu utarakira wimere nabi none nawe uraje kandi ibyo nakazi ke niwe wanze ku ibibazo byose. Ubu nyine yaraje kamubona azanye imiti ngo yongera musige. Yaraje kumwica. Ibyo nakazi ka ungira icyo ushaka cyose icyo mpamya. Ubone igikapu kirimo igifungura. Icyo mpamya cyo. Nyine fungura ture byose nyine igikapu. Ureba iki? Fungura nyine. Ushaka kureba iki se mwere? Mbwira icyo ushaka kureba. Nese nije hano fungura umuntu duhisha ikiza. Kikumfunguza baga yanjye nakwibye ngende umujuru ugiye kunsaka bite byawe naho uvuye nago mize ariko mana wa wibye shaka kuzanye ibisasu n'umunaniro narifite nago nyoroheye icare naye ibintu byo kuvuga ngo uraza nyine nafungura turebe bite byawe wakitonda nese uvuze ngo ugiye kwicara oya narebe ariko shaka mwereke ikiri si wamwizera gute ariko oya nawe umuntu mukuru nase aragutinya ntafungure turebe fungura aje yikoreye ibikapu dore ngibya marete arimo nashyira no mu ntebe atavuze dore ibingibi we fungura fungura oya biriseri ariko nibyo namwibye se ngo aransa kuko nago umuntu yakinjana ibintu nkibi nzibivuye heze ubuseba uyu muntu wa Uganda umuntu wagiye Uganda bashaka bagize gute wakizera gute binamaraza yenda n'intwaro yenda n'ibizirozi hari mpagare nawe umuntu ufata umwanzuro wo kuza mu rugo rw'umugabo atavuzeho akaza kinjira agacakubana adashobora byo kuvuga ibirozi se bivuye nese gufungura ni ibiki nabo fungura turebye ibintu nabijyanga mugayo nyine fungura turebe cyangwa ni wanga umuntu afungure no kumbara ayiva hari ibintu rero ubu urimo urakinisha wagize mu ngewe hari imikino mfitanye nawe zikugira ngo hari imikino ngewe mfitanye nawe ni imyenda dore amashusho hakuri mu karitasi shana nayo wagira nese bizanye gukora iki dore ngaya nandi nyine bizanye gukora iki dore ngibi naje ubwo se mwana ubundi basazi urabona ari ibikuramo byose naje nje wabibonye hasi winkandagirira muri varisi wa mushenzi uzi ko isabune ihenda turarubana nta mikino mfitanye nawe ubundi cyangwa wivugishwa ibirozi biheze hari byibone naho nkwereke se dore oya ntaki hoya nawe reka mwereke ashira amazimwe dore ngizi n'inkweto zo kwambara utazavuga ngo hari ibirozi urabona hari ibirozi birimo urawikanga ibirozi wagira ngo sinzi ikibazo oya ntacyo nawe yabibonye ko nta bindi bintu birimo akomanya nyamara abantu babona n'ibibazo mwana nta mikino mfitanye nawe nyamara ndabona ikibazo uziko wajuje ahantu hashaka kubamo n'ugupfanaga wajuje rwose witeguye bazanye nakuvurera rwose nta mikino ndabizi ko nta shuka agira ntabwo nzajya ndara niyero nta kibazo mfite ikibazo nawe gifite kandi nongera mbifunge uko byari bimeze ubundi ukenyera ukomeze urugo turubanemo urivugishwa ibiki mba ikintu ngiye ikibazo mfite urivugishwa ibiki urifuza iki naje njewe ntacyo nifuza waje gukora iki kubana nawe ko wavuga ko utankunda sije gukora iki ko wavuze ko utanyeneye ibyo uvuga ni ibikira ko wavuze ko utanyeneye nawe iyo utanyeneye uba warampaye umwana wanjye reka ntabiteretano wese urabyara bigisure nuko nkeneye nyine none ni iki kindi impamvu wazi kumuhana uko ushaka ko mujya ko muzajya noneho adutunge ngiye ngo mukenera nizere ngo mukenera kwamatsiko narakubwiye yashize faze na netere n'ibihura iyo ufashe faze ukayihuza na netere biraturi nese kugira ngo ikindi cya kabiri ndakwanze n'ikivamo ndagukunze Ubu ibi bintu nibyo nakubwiye ariko amaherezo mujye bireka ubugoryi imana mujye mufunguka mu mutwe mujye bireka ibintu by'ubumara mwana ibintu mufite mu mutwe ibintu barwanira mu mutwe ibyo bikoma biri mu mutwe mwagiye mubimena mani oya mureke gutukana nyine ikibazo mfite niba ibintu bagiye babikura mu mitwe yabo bakabishobora wowe bikurimo bingana amaherezo yo gutongana ntayo ahubwo umwanzuro w'ikibazo ugiye gutunga abagore babiri ukuboko kwamanitse gusaba Imana imbabazi ntabwo nshaka none kumanuka gusaba Imana imbabazi n'abantu imbabazi mbabarira wisohokere sohoka njyahe kuko ngereka mu bwiza ukuri turarubana mbikubwiye hano wabangaye
ngewe Ninjye biri nawe. seriye Ubu Esther nabaye Niyo Esther nakwihora wahura n'ibibazo na hano nzaharara nta kibazo hano nta ibyo burenganzira ntabwo bafite bindeba hano nta burenganzira ibyo bafite ntabwo bindeba hano nta burenganzira ntabwo bafite. nyiri kukwinginga ngo umwana ngo iki ubu niyo wamuzana sinamufata noneho uhamufata se ukajya he Nta ariko mwana impamvu wacu. ikibazo ubu ntabwo nta ari umwana n'umwana ngikeneye urugo Ikibazo turarubana yabuze maze ahantu twumve aba. turi abagore aba babiri cyabuze tukigisubiza Uganda none ugiye kwangara ugiye kuba mayibobo kandi mubona ndaba mayibobo nzi wawe nta ugiye kuba mayibobo ndaba mayibobo nzi ubu wawe kugira ngo isi babandi bagenda bakwiga bagira biruka mu mihanda ubu wasanga n'amakore anywa n'ibiki utamenya ibiyobyabwenge kakuze se ndabasha kubyigurira hari ikibazo ariko icyo none ubizanya ne wanjye nta kibazo aha ni ku mutambyi ibyo ni akazi kawe rwose nubwo ibintu Turarubana. bigeze aho bikomeye turarubana ni ukuri hari igihe umuntu atwara ibintu azi ko ari bikagira bigakomera rwose pe iki ni ikibazo gikwiye kugezwa mu miryango yanyu mwashatsemo n'aho muvuka cyane nina mukajya mu nese cyagiye ko tuzavugana n'iwabo niba ushaka kugira nge biri seriye aho ibibazo reka tuzabijyane iwabo tubiganire n'iwabo ariko komeza kunesha umutwe nta gihe ngifite cyo kugutara iwanyu bakwirukanye wasanga n'iwabo yagezeyo baramwanga ariko biri seriye igiye yitwara nabi ntabwo abo bamwemera ibyo kumwanga ntabwo bitureba ikibazo ni rero nave mu rugo umwana niba ari ugiye n'ahantu wavukiye ubuze n'ahantu uba ntabwo nabuze aho mbayiva utahaburaze ntabwo ngiye nabuze aho uje utabuze ahantu uba ntabwo nahabuze ibi byose ni wowe ibyo kubura Kenyera haba ukomeze rero ibyo duhangane kubura haba twe kuko wanze gukemura ikibazo Yabuze kiri ari. hagati yanjye Ahubwo nawe. ikibazo- wivuga wanyimye ibyo kubura umwana aba ibyo ushaka yabuze ni iki? ngaha niba hafite natange urugero ageyo njya hehe Nyine niba hafite itanga turabana urugero hano jye. muri uru rugo ntabwo ndi burusohokemo ubu ni njye nawe mana yewe nabagiriye inama ngo mwicare muganire ku kibazo mwanga kubiga mukomeza mubikiriza none ndebe urwego bigezeho inama y'iki ubu nta nama Mbese njye ngikeneye nahari. Ubu nta kibazo nashaka badahari ntabwo ari Mbese ushaka ubundi mbere bivuze iki? ushaka urabona ushaka bivuze amaraso iki? yanjye se urabona bivuze nyine urumva iki? ikibazo Nyakoze ushaka iki? amaraso yanjye nyakoze iki Niyo inshuro ushaka. nakwinginze ni nyinshi ubu urabizi inshuro urongeye urahiye nakwinginze ukumva ni uyu mugabo nyinshi. urumva jye ngo wambona nuko akumbuye umugabo se ni wasanze none se uzi ko ari iki bari hanze ayiva icyo mpamya cyo yarababuze yababuze icyo Nese mpamya yabonye. cyo iyo uba ushaka ko nkuvira mu buzima wari kumpa umwana wanjye ntuzongere kumbona mu rugo iwawe noneho mu gihe ukinkeneye reka nze mbane nawe none uje kumureba kanze tubane oya mwana reka mbabwire nubona utakinkeneye uzampa umwana wanjye nsohoke mu rugo mujye rwanjye mure ku bintu irene. by'ubugogi ahubwo ni ubucucu sha icyo nzi cyo kwibaza aha turarubana Birakemuka ko. uradutunga turi abagore babiri bishimiye mu bukwe Inde. cyangwa ubyihore inde se inde hari undi mugabo uri muri uru rugo batungisha iki se ahubwo harajya abagore kurusha. babiri se ubundi bande harajya wowe kurusha. kuvuga abagore babiri bande ibyo bivuze ko ari uri kuvuga njye rero mwana reka mabwize ukuri uyu mugore niba ari umwana ashaka nagenda nemeye ko nzamuha Sha. ariko ubona undusha njyewe ubwenge genda nzamuha ubona undusha si umwana ubwenge. ushaka se ngo nsohoka ngende si umwana ushaka ayiva reka nkubwize ukuri niba ari umwana ushaka sohoka nzamuha tuza nkubwize ukuri ubu none ibintu byahinduye Ega we nakurugira uri nta diamond. mikino ngifitanye nawe wamurutuje Uganda unesha akazi amafaranga nari mfite noneho nkubwize ariko ni keza waguhamagaye nyamara nubwo mubwira ni keza waguhamagaye njye rero jya kwa keza umva nkubwize ukuri amafaranga nazanye mwana yarashize jye reka mubwize nta ukuri tike mfite yo kunsubiza We nta Uganda. mafaranga wari ufite. noneho nkubwize Wari ukuri ufite se yawe? nutama ibihumbi 500 we wasanga waraje no ku modoka iyi nzu y'amakara sinyisohokamo ukora icyo ushaka Angahe? ntago nyisohokamo utamaye nibura 500 byikize byiki byo kuguhonga ubu maze igihe kingana iki dore ntari byabandi mu bavuze kazi? byo gukura ubwo maze igihe Ako- kingana iki ntari mu kazi nakubwiye ko uyu mukobwa abaye bivuze ngo noneho haje sinavuga ko abaye indaya Cyane. ubwo tende nashaka kumwuba njyewe untesha akazi kanjye kugeza nubwo mbura na tike nsubiza mu kazi ubu nta mikino ndasohoka muri uru rugo ugize uyazanye nutayazana nawe ndaguma ubwo birahindutse noneho kugira ngo uve hano ni kaje cyane rwose ubu nta mikino ubwo reka nyenge ibyumba byanjye uyigumire reka nkubaze reka nkubaze se reka nyenge ibyumba byanjye uvugishije kuri ayo mafaranga uretse n'ayivani ninde muntu wayaka ngahita yabona ako kanya nayashake ibyo ntabwo Kambere. bindeba ibyo ntibindeba njyewe
nashaka agiye kuyiba ibyo ntabwo bindeba rwose. ayo ni amafaranga menshi umva yesu nawe ayashaka ujye kubwira umuntu ngo ndasohoka muri uru rugo yampaye. icyo ni ikigeragezo ubu hanyuma yewe reka nyinge ntayigumemo inzu yanjye noneho ntuyitahamo ubwo arara ku gasozi nibwo amenyereye kuri Nyagasozi. Sote nikingi. mbese uramukingirana mu nzu kandi Nese inzu ni ya. Sokari. ateretse mfate mikoro Sokari nuko. Sini ya. azanye n'amashuka ma uracyamusinzira Mwana kira ni gisozi ni mwana giye.